vugaga kikuzimu nuko abariyo babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka y'uburangare bagize bakiri mu mubiri bagapfusha igihubusa. Ndagasubiramo ako kantu. Babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka batewe n'uburangare bagize bakiri mu mubiri bagapfusha igihubusa. Icyo mvugiye ibyo nuko Nyamutunzi ari gutakamba asenga amatakiranguye, amasengesho atakigize icyamumarira, uburyo ari guhakwa kuri Aburahamu, nyamuneka sogokuru mbabarira. Iyo akiza kubimenya mu gihe yari akiri mu mubiri aba yararokoye ubugingo bwe, abimenya umubiri yagombaga gupfukamisha ngo yihane uri kuribwa n'imiswa mu gituro. Bivuga ngo hirya y'ubu buzima nta mbabazi zibayo. N'abashuka abandi ngo nibapfa badakijwe neza ngo bazabakurikiza ngo ibitambo by'amasengesho menshi ngo babahakirwe kuri Nyagasani ngo babagenzereze gutya, nuko abo ngabo nabo n'ugukora igikorwa gipfuye ubusa, kuko icyo umuntu atikoreye ubwo akiri muzima nta miryango izaterana ngo imutangire ubutunzi bwinshi umuntu avemwo abe yajya mu ijuru yamaze kugera mu muriro w'iteka ryose. Niyo abibaza ukuzimu kubahe, hari ibintu bita conception ibyo abantu bibwira ariko bitari ukuri. Kuva kera kose abantu batekerezaga isi bayitekereza en etage, bagatekereza ko isi turiho hasi yayo ariho ikuzimu, hejuru yayo ariho mu ijuru. Ariko ukuri kw'ibyo bintu nuko ukuzimu ntabwo ari mu nda y'isi, ahubwo reka dushake abakozi b'Imana batuganirize kuri ikuzimu ndetse na paradizo. Nicyo rero tugiye kuganiraho. Impamvu rero Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze bakabasha kutuganiriza ku bintu bitandukanye. Ni ibintu babijyanye n'ibintu mugenda mudutuma abantu benshi baba bagenda bibaza. Niyo mpamvu rero mubona ko tuzanye abasaza b'inararibonye turi buze kuganira mu ibintu byinshi cyane, muri buze kunguka muri iki kiganiro. Kandi ntabwo ndi Iyobokamana TV ngenyine, ahubwo ndi kumwe na Umusaruro TV. Natwe turahabaye kugira ngo tugende twagerazaho inkuru zitandukanye twifatanyije n'Iyobokamana TV ndetse n'abasaza bafite inararibonye mu by'iyobokamana. Reka tubangire tubahereza ikaze kwiyobokamana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yego muraho. Amakuru ni meza, turashimira Yesu. Tubaha ikaze kwiyobokamana no ku Umusaruro TV. Murakoze cyane. Kaze turayakiriye. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira cyangwa gufatikanya iri vuga butumwa tugiye gukora. Kuba duhuriye ubwa mbere kuri ibi binyamakuru, kuko nzi yuko tubana kenshi. Nge nitwa Nzabona Impakanizi yose. Yego. Ndi umukozi w'Imana, umugabura w'ijambo ryayo nka pastor. Yego. Murakoze. Yego. Ari kumwe na Pastor Theophile Rugomoka. We n'ubwa mbere agaragaye kwiyobokamana TV no ku Umusaruro TV. Okay, mwabyumvishe rero turi kumwe na Reverend Canisius na Rugomoka Theophile. N'abantu bazwiho kuba abigisha beza b'ijambo ry'Imana. Ngira ngo byonyine ukibabona tubahuje uratangira ufashwe byanze bikunze. Reka rero tubabwire topic y'icyo dushaka kuganira nabo. Abantu benshi bagiye babidusaba mu buryo butandukanye bitewe na byinshi bagenda babyumvaho, bitewe n'uburyo abantu babisobanurwa mu buryo butandukanye, bitewe yuko n'abajyayo cyangwa abavayo baza bafite amakuru atandukanye, rimwe na rimwe anyuranye na Bibiliya. Baravuga ngo ikuzimu nta mirimo nta migambi haba, ariko umuntu akaza avuga ati ngewe nisangiyeyo inganda bakora amavuta bagira gute, ati bamwe mu bacuruzi bajya kurangurayo imodoka bazipakurura nijoro n'ibindi byinshi cyane. Ibyo bikaducanga rero bituma tuvuga ngo reka dushake abakozi b'Imana batuganirize kuri ikuzimu ndetse na paradizo. Nicyo rero tugiye kuganiraho. Ntago ari abagikuzimu gusa, rero usanga n'abantu bavuga bati ijuru ntago ribaho Joel, ndetse bakavuga bati ibyo ngibyo ni imitwe. Ariko twavuze tutireka duhuze abakozi b'Imana b'inararibonye b'abasaza babifitemo ubumenyi bagira icyo batugezaho. Ntago ari abavuga butumwa gusa, bagiye banaca mu mashuri atandukanye bakora n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tubafitiye icyizere yuko bagiye kubaha ibisobanuro bijyanye n'aya matsiko mufite kwikuzimu
na paradisi na paradisi reka rero tubahe ikaze nyine mu kiganiro ikiganiro kirafunguye muratubwira ikuzimu ni he hakora imikorere yaho ni iyihe hariyo bande cyangwa hajyayo bande byose ibibazo nk'ibyo ngibyo tugenda twibaza nibyo muri buze kutugenda mudusobanurira cyangwa mudusubiza Imana ibaho umugisha cyane. murakoze kugira ngo abantu baganire ku ijambo bazi neza ko ari ijambo ry'igitsikamutima mu buryo bwa Bibiliya bisaba ko nk'umwigisha ijambo urishyiraho imbaraga iyo iryo jambo ryujuje inkingi eshatu icyo gihe rwose uba wemerewe kuryigisha uba wemerewe kuricaho akarongo ndetse rihinduka ihame ni doctrine inyigisho shingiro bagize rero amatsiko yo kubaza iby'iri jambo bari mu buryo kuko ni Musa wavuze ngo ijambo ry'ukuri rikomerere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu n'icyigishwa n'inyigisho igomba kuba nayo rero yujuje ibyo. Icya mbere rero iyi nyigisho igomba kuba igaragara mu isezerano rya kera ariko cyane bikaba byiza iyo igaragara mu bitabo 5 bya Mose. Cya kabiri umwami Yesu Kristo agomba kuba iyo nyigisho yarayigishijeho cyangwa se yaragize icyayivugaho. Icya gatatu intumwa ze nazo mu nzandiko zazo usanga zaragarutse kuri iyo nyigisho. Icyo gihe iyo nyigisho niyo kwizerwa niyo gushyigikirwa. Aba bantu rero uko babivuze nibyo. Iri jambo ikuzimu ririho riri muri Bibiliya mu ibyo bice byose uko twamaze kubivuga. Reka nsabe Mushumba Kanijiyo dusomere Itangiriro 37 umurongo wa 35. Dusome Itangiriro ibice 37 umurongo wa 35 kugira ngo Bibiliya nyine ikomeze kutubera umuhamya w'ibyo tuvuga. Aho hari amagambo y'Imana mu bice 37 umurongo wa 35 haravuga ngo abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro. Ariko yanga kumarwa umubabaro ati nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. N'iryo jambo twashakaga murumva rero ko riraboneka mu bitabo 5 bya Mose. Ni imirongo ni myinshi ariko gusa twashaka gutanga umugabo. Nanone Mushumba nadusomere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 23. 16:23 hakavuga ngo ageze kuzimu arababazwa cyane. N'iryo jambo twashakaga. Yekwe aha ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Hanyuma tunarebe niba n'intumwa ze zaragize icyo zibivugaho. Turebye igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 ku murongo wa 13. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 13 naho tukasanga amagambo yera y'Imana avuga ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Ni jambo twashakaga. Urupfu n'ikuzimu. Noneho rero uru rubanza ruratsinda kuko ruhamirijwe n'ibihamya bitatu kandi kimwe cyo mu isezerano rya kera, kindi cyo mu butumwa bwiza n'ikindi cyo mu ntumwa nyuma yaho. Noneho ikuzimu rero iri jambo tumaze kuribona rirahari muri Bibiliya kandi
mu ndimi zikoreshwa muri bibiliya ururimi rw'igiheburayo rukoreshwa mu isezerano rya kera. Iri jambo ryitwa sheol, kuzimu. Isezerano rishya ryakoresheje ikigiriki, ijambo rihari ni hades. Mu gifaransa bakaba babyita séjour des morts, uburuhukiro bw'abapfuye. Yego, icyongereza nacyo gitirira ijambo ry'ikigiriki, mu kirundi ni kuzimu, mu kinyarwanda ni kuzimu, no mu giswahili ni kuzimuni. Kuzimuni. Yego. Mu kuri rero insobanuro icyo bita definition, insobanuro y'ijambo iryo urubuga kuri internet, urubuga rwa Wikipedia rutanga ugenekereje mu kinyarwanda riravuga ngo n'ahantu ikuzimu, n'ahantu ho mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ko ntabwo ari monde physique, ntabwo ari isi ikorwaho, ariko ni isi y'umwuka hagenewe kwakira roho z'abantu nyuma yo gupfa kwabo. Aho niho ikuzimu. Iyo ni definition. Yego. Mu yandi magambo, n'ahantu ni lieu intermédiaire. Yego. N'ahantu abantu bigeze batura mu mubiri, bamara bakawuvamo bapfuye, baba bategerereje, barindiriye umuzuko, kuko nyuma y'umuzuko ubuzima ibintu bizakomeza. Yego, bitaraba rero hari ahantu abantu bavuye mu mubiri baba barindiriye. Yego, aho rero niho ikuzimu. Mbere ko nza kugira ibindi nkurikizaho, Mushumba Kanizio ashobora nawe kugira intervention. Yego. Murakoze cyane nyakubahwa Mushumba, murakoze kandi namwe bakristo bene data turi kumwe nk'abanyamakuru, kuko ntimwabaza ibibazo bifitanye isano n'ibyanditswe byera mudafite nose yo kubyanditswe byera mu mitima yanyu. Turabazi rero nk'abantu bubaha Imana, kandi mukaba muri kubikora ku bwanyu, ariko munashakashakira abari mu isi bose bashobora kumva ururimi tuvuga, uburyo bwo kubakura mu gihirahiro. Iki kiganiro yisije turimo tuganiraho akaba ari nziza cyane, kuko iravuga ku byerekeranye n'ahazaza h'abantu. Ibi ngibi abantu bigira nuko bavuga ngo bavuye ikuzimu bagize gute. Hari uruhande rumwe mbyemeraho, nta wabihakana byose, kubera yuko niba twemera ko Satani abaho kandi akaba yaragize abantu abana nabo ikuzimu muri iyo si y'umwuka, ubundi kuzimu ni mu isi ariko monde spirituel, ni mu isi y'umwuka. Ntabwo amaso aya ngaya dufite y'umubiri ashobora kurebayo, nta n'amajomeri, nta maradari, nta byogajuru cyangwa ibyoga kuzimu abanyabwenge bashobora kuvumbura ngo byinjire mu isi y'umwuka, kuko ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Isi y'imyuka igibwamo n'abagiye mu buryo bw'umwuka. Hari abagenda rero mu buryo bw'umwuka w'Imana bakajyanwa muri paradiso, bakahatambagira. Dufite ibihamya byinshi tutarondora aka kanya muri iki kiganiro, ari ibihamya bya Bibiliya, ari n'ibihamya by'umwuka wera akorera mu banyamasengesho. Uyu munsi wa none hari ibihamya byinshi byerekana ko umwuka wera ajya afata abantu akajya kubereka ibyiza byo muri paradizo y'Imana, bakongera bakagaruka muri uyu mubiri. Urugero nabaho ubwo turi imbere ya Bibiliya, naha ngaha mu rwandiko rwa kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye ab'Ikorinto mu gice cya 12 ku murongo wa 2 ndetse n'uwa 4, aho yatangiye avuga ngo igice cya 12 cy'Abakorinto umurongo wa 2 yaravuze ngo nzi umuntu, uwo ni Pawulo bivuga, kandi ni nawe w'uwo muntu niwe wivuga. Kuko yepfa aravuga ngo singiye kwirata byinshi atagira abandekereza uko ndari, ariko nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka nka 14. Wagera ku murongo wa 4 ngo uwo muntu yarazamuwe ajyanwa muri paradiso, ahumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga.
haleluya Amen. uwo muntu rero yarazamuwe Eh, aragenda yumva ibitavugwa yego. nicyo gituma yageze mu bice nka 2 cyangwa 9 avuga ngo iby'ijisho ritigeze kureba ibyo ugutwi kutigeze kumva n'ibitigeze bitekerezwa mu mutima w'umuntu ngo Imana ibibikiye abayikunda. Pawulo iyo yandika izi nzandiko abahamiririza abantu ko ijuru tuvuga rirahari, hakurya y'umubiri harahari, hirya ya none harahari, kandi niho harambye cyane. Ari nabyo rero Pastor yarakomojeho atujyana hariya muri Luka 16 yatwerekaga neza yuko hari uwageze ikuzima arababazwa cyane. Hari ukuntu abantu bajya bagira gutya bakiyahura ngo wenda baruhuke imirimo yabo n'imihate n'imiruho bafite, batazi ko ariho bagiye kujya bakwinjira mu kirwa imibabaro. None rero tutagiye muri byinshi nk'abari gukora isomo rya Bibiliya kuri iki cyigisho, ubundi icyo dushaka kurasaho ku ndego ni ukumara amatsiko y'abantu bavuga ikuzimu niki, paradizo niki, gituza cya Aburahamu ni hehe, noneho abantu bamenye neza icyo ari cyo. Wenda mu musozo tukaza no kugira icyo tuvuga kw'aba bantu bavuga ngo bagiyeyo, ngo bagiye kuzimu. Ndemera ko bajyayo, ariko ibyo babona bagezeyo birimwe amarangamutima menshi, kubera yuko ibyo bavuga bihabanye cyane nuko Bibiliya ivuga. Ntiwabona uruganda kuzimu ngo kandi runabaye ruriyo rwakorana n'ibinyakuzimu n'ubundi, ariko kugira ngo rukorane n'abazima ntekereza ko washinze urwo ruganda afite ubwo bushobozi yajya abanza akibuka abana be yasize ku isi, akibuka bene wabo. Ubwo rero ntibishoboka. Ibyo ni ibindi bintu wenda bishobora kuza mu biganiro dukomeza kugirana, ariko nicyo nashakaga kuba mvuze nuko ubuhamya bwa Pawulo bwemera ko paradizo irahari. Pastor atubwiye ko kuzimu nayo irahari akoresheje ziriya ndimi z'abagira iki n'abaheburayo, kandi na Bibiliya uko isezerano rya kera ryabigaragaje, ngo nzasanga umwana wanjye, ngo imvi zizarinda zimanuka z'igikuzimu, ngo nkirira umwana wanjye. Hari n'ahandi henshi tutabasha kuvuga uyu mwanya, ba Dawidi, abami ba kera, aho yapfaga bakamuhamba ariko akavuga ngo ubu ngubu asanze basekuruza. Ntabwo rero abasanze baraboze mu gitaka mu mva, ahubwo hari ahandi abasanze byanze bikunze. Pastor, dushingiye kuri iryo jambo wenda tutarakomeza, dushingiye kuri uwo murongo usomye, twakwemeza ko muri no minsi usibye n'abagikuzimu abavuga ko bavuye mu ijuru, muri no minsi bajyayo mwiyereko mu mwuka, bajyayo mwiyerekwa mu mwuka, ntabwo bajyayo n'umubiri gutya. None se ko hari abamaze iminsi babeshya abantu hirya no hino mu Rwanda gusa n'inyuma y'ibihugu, mu bihugu duturanye no hirya yabyo, ugasanga umuntu avuga ati Imana yampaye nimero nzajya nyihamagaraho. Abo bantu twababwira iki, twabavuga wiki? Abandi bago basanze ngo bari kubaka amazu ngo tuzabamo, kuvuga se koko nibyo ubugubu, koko mu ijuru hari abafundi bari kubaka. Hari n'abazana impapuro jowe, bakazana impapuro bavuga ngo bakazana ibintu bitirira bitangaza ngo bagiye gukora kuko bavuye mu ijuru. Ibi bintu tubihuze gute nubwo uyu murongo uvuze ko bajya mu ijuru? Hari ibyo bavanayo? Pastor murakoze cyane. Nagira ngo mbabwire ko muri kiganiro ntibishoboka ko twasubiza ibintu byose biri mu mitwe y'abantu. Twebwe hano twahujwe ngo dushyire umucyo ushingiye ku ijambo ry'Imana, yego, kuri aya magambo yitwa ikuzimu na paradizo. Yego, kandi mureke abari w'umurongo dukomeze. Ariko turajya tunaganira nyine no ku bindi bifitanye isano n'ikuzimu na paradizo, n'insanganyamatsiko. Yego, bifitanye isano n'insanganyamatsiko. Umukuri umuntu Imana yagiriye ubuntu ikamwemerera kwabaho, akaza hano afite amahirwe. Ayo mahirwe
ubundi nayo kubyaza passage ye urugendo rwe hano ku isi umusaruro. Yego. Uwo musaruro ukaba utuma Imana imuhaye amahirwe yo kuzabana nayo iteka ryose na nyuma yo gupfa. Yego. Yego. Ni abantu bose baremwe bo ku isi yose bafite ayo mahirwe. Yego. Aya mahirwe rero ya mbere ashyirwaho iherezo n'urupfu. Yego. Noneho nyuma y'urupfu ukajya ahantu haberanye nuko wakoresheje amahirwe ukiri mu buzima. Yego. Bamwe aya mahirwe bayafatane neza bakizera umwami Yesu Kristo. Abamwizeye abamwemeye bose bakizera izina rye, Imana ibaha ubushobozi bubahindura kuba abana bayo. Aba kandi bakaba bahonotse iteka ryo gupfa, iteka ryo ryose. Aba bazabaho iteka ryose kandi umunezero. Yego. Yego. Icya kabiri rero nuko mu Isezerano rya kera bakoresha ijambo ikuzimu ndetse na paradizo mu Isezerano rya kera iriyo. Yego. Ariko paradizo ivuga mu Isezerano rya kera ni paradizo y'ahantu ho kwisi Imana yari yatunganije, yari yatuje Adamu na Eva. Hakaba hatandukanye na paradizo yo mu Isezerano rishya. Paradizo yo mu Isezerano rishya ndagira ngo umushumba ayiturebere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 23 ku murongo wa 43. makumyabiri na gatatu umurongo wa 43 hakavuga ngo aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi yuwane muri paradizo. Uyu ni Yesu wasubizaga igisambo cyari kihaniye cya gihe ku musaraba. Yego. Cyaramubwiye kiti mwami ngewe kibwira cyene wabo kiti ibintu turi gukinamo birakomeye cyane. Yego. Uyu twebwe turi kuzira ibyaha byacu. Uyu we ni umukiranutsi. Ambwiye ati ngewe ndakwisabiye nugeri yujya. Yego. Uzanyi. Igisambo cyari gifite amakuru. Yego. Yego. Amakuru kandi meza cyane yuko nyuma y'ubuzima hari kandi ku mwami ari we nyir'ubugingo. Yego. Aramusubiza rero ati ntibiri butinde turi bubane muri paradizo. Paradizo rero uwo muhungu yagomba kugerayo amaze gupfa avuye mu mubiri. Yego. Ubu buruhukiro rero twabwise uburuhukiro bw'abizera umwami Yesu Kristo, bw'abizera Imana nibwo bwitwa paradizo. Yego. Hari mu Gifaransa hari amagambo bita synonyme, amagambo asobanura kimwe. Yego. Iri jambo n'ubundi rifite irindi ryitirano. Yego. Ndagira ngo naryo umushumba ari turebere mu butumwa bwiza nano uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa 22. Bukeye umukene arapfa. Abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Amen. Paradizo ni igituza cya Aburahamu. Yes. Bisobanura kimwe. Kuko Lazaro avuye mu mubiri, protokole zo mu ijuru ziza kumufata zimujyanye kuruhuka. Hano ho Bibiliya iratubwiye ngo bamushyira mu gituza cya Abrahamu. Aha naho naha ni hantu. Yego. Yego. Na magambo ari synonyme asobanura kimwe. Yego. Noneho ndagira ngo nanone mushumba arongera adusomere kuko ndagira ngo muntega amatwi. Yego. Twavuze ngo twigeze dukoresha ikigereranyo kimeze nk'abakinnyi b'umupira. Yego. Ubundi match ikinwa iminota 90. Yego. Ariko
iyo 45 ishize haba pause bakaruhuka. Abaruhuka rero baruhukira mu rwambariro muri vestiaire barindiriye igice cya kabiri cy'umukino. Ariko buri kipe iruhukira ahayo bifite vestiaire yayo. Natwe dufite ibice bibiri by'ubuzima. Yego. Match yacu ifite mita ya mbere ikinirwa hano ku isi. Yego. Twarangiza iyo mita tukaruhuka muri vestiaire mu rwambariro rwacu muri séjour de mort. Ariko buri kipe iruhukira ahayo. Ikipe y'abizera iruhukira ahayo. Na ikipe y'abatizera nayo ikaruhukira ahayo. Harindiriwe rero harindiriye mita ya kabiri izatangira nyuma y'umuzuko. Yego. Ndagira ngo umushumba rero adusomere n'ubundi ya Luka 16. Yego, cyane ahereye ku murongo wa 22. Yego. Bukeye umukenara abamarika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Ariko n'umutunzi nawe arapfa. Abatunzi bajya bapfa. Arahambwa bisanzwe. Ageze kuzimu arababazwa cyane. Yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza. Ya urekeye aho ngaho. Yego. Twabyumvishe. Aba ni abantu babiri babaye ku isi. Yego. Ndetse urupfu rwahize iherezo ku buzima bwabo bwo mu isi. Bombi. Kandi abo bombi banateguye mu buryo butandukanye. Noneho Bibiliya yanaduhaye amakuru ku buzima bwabo wa musaruro bagomba kububyaza mu bwigenge bwabo. Umwe yabutwaye ku Mana, undi abutwara mu kwinezeza mu byishimo bye. None tubonye ko nyuma yo gupfa kwabo rero umwe yajyanywe mu gituza cya Abraham, undi nawe yajyanywe ahandi hantu. Kandi aha naho umushumba arakomeza asome kugira ngo tuhakure ikigwa. Arataka Aburahamu, sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isongi y'urutoki rwe mutuza ntonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu habiho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana iduhe umutima wo kubyumva. Murakoze cyane. Iki cyanditswe niko bakunda kuvuga muri iki gihe kiraryoshye. Tugiye kugisesengurira abumva Iyobokamana TV n'Umusaruro TV. Yes. Ikifuzo bagize turagira ngo none kirashubishwe. None kirashubishwe. Mushumba Kaniziyo we yabanje kunyura mu rindi dini imbere, kandi dini ryagiraga inyigisho zitwa ati gisimu, kandi nanjye naribayemo. Bo baratubwiraga ngo umuntu ni iki, tugasubiza ngo umuntu ni rohonsa, un esprit ituye mu mubiri. Bakagerekaho ngo roho y'ubwenge idashobora gupfa. Kandi ni roho y'ubwenge idashobora gupfa. Iki nacyo cyumvikane neza. Cyumvikane neza.
uyu mubiri ni envelope yego ni kaba itwikiriye umuntu yego itwikiriye umuntu yego ntabwo ari ibintu burya byoroshye kumva n'uyu munsi imana yo mu ijuru ikitwa imana ya Aburahamu, imana ya Isaka, imana ya Yakobo. Hari umurongo wa Bibiliya uvuga ngo imana si imana y'abapfuye ahubwo ni imana y'abazimu. Ku mana Aburahamu arahari, Isaka arahari, Yakobo arahari, ariko ntibakiri muri uyu mubiri, bari muri paradiso. Yes, bari muri paradiso, ariko barahari. Ayahe makuru Bibiliya itubwiye abantu batajya bakunda gutekerezaho cyane nuko aba bantu nubwo bapfuye ni babiri tubonye, ariko ni conscient, bari bazi ibirimo biba yego baranareba yego baranumva barasanta ibyiza ndetse n'ibibi yego. Niki tubonye ko abizera kuri uyu munsi nagira ngo bongere bafashwe yego. Lazaro ngo amaze gupfa, ngo abamarayika baje kumwakira yego. Abizera batashye hari protocole ishinzwe y'abanyamwuka bo mu ijuru y'ibiremwa bidafite umubiri, ariko ibiremwa biriho reyel biza kwakira icyo kiremwa nanone kene wabo kigiye nacyo kidafite umubiri, ariko bafite isi yabo y'abantu bateye gutyo yego. Aho ajya fasi ya kustare yego, ahantu ajya kuruhukira yego. Ikindi cyane impungenge, nta protokole ivugwa kwa Nyamutunzi. Nicyo kibazo. We bavuze gusa ngo arapfa araha yego, ariko bongeraho ngo ageze ikuzimu araba baracya cyane yego. Mushumba nkunganiye yego, kagira inkuru rwose kugira ngo abantu bave no mu gihirahiro bamenye ko kuzimu hahari, badakomeza bitwara uko biboneye bagira ngo birarangirira hano muri aka gahikanga n'urwara bamara mu mubiri. Bibiliya ni umuhamya mwiza, wabivuze neza ngo ibintu bihamya n'isezerano rya kera, isezerano rishya rikabiteraho igikumwe, intumwa z'umwami Yesu zikabivuga, na Yesu akaba yarigize icyo abivugaho. Ubundi ndizera ko warasomye igitabo kivuga ngo connaître Dieu c'est le meilleur chemin de le servir. Kumenya Imana niyo nzira nziza yo kuyikorera, kuko iyo abantu bari gukorera Imana batazi neza barayoba bakayobya n'abantu. Noneho Bibiliya rero ni igitabo cy'Imana. Bantu bese b'Imana mwese muduteze amatwi, reka turebe n'aya magambo aduhamiririza neza yuko ikuzimu harahari, n'abajyagayo n'abamaji, abapfumu, abakonikoni nabo bakorana n'imyuka y'ikuzimu. Dore Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cyacyo cya 28, bitewe n'ijambo pastor akomojeho rituma numvira ijambo rije muri nge ngo turimarishe amatsiko abantu bibaza bati ese koko byaba biriho. Igice cya 28 umurongo wa 9 cyangwa guhera ku wa 8, nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho unzurira uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Kandi ubwo niba ari kubwira ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu. Niki gitumye uteza ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli aramurahira Uwiteka ati nkorahiye Uwiteka uhoraho icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli.
ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshyeye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka ivi kuzimu. Sawuli aramubaza ati arasa ati? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya yuko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Aho munteze amatwi aya magambo benshi bayibazaho. Icyo gihe rero mu isezerano rya kera byari bigishoboka muri iyo sejuru demoro, aho hantu ha kuzimu, ibyo muri kuzimu, paradizo, gituza cya Aburahamu nk'uko umushumba yabidusobanuriye, avuga ko ari sinonime n'ibintu bitatu, ariko byose biri muri monde spirituelle, mu isi ya kinyamwuka. Hari abantu rero b'abanyamyuka bajyaga bakorana n'abari muri iyo si, ari naho uyu mushitsikazi nawe ari nabwo buryo yakoragamo kugira ngo ashobore guhamagara y'abantu bavuye mu isi bariyo. Samweli yari umukiranutsi w'Imana, aha mu nyumve neza, ariko hariyo n'abandi bantu b'abagome b'abanyabyaha. Ariko umushitsi yari agifite ububasha adafite none nyuma y'urupfu rwa Yesu ku musaraba. Ubu nyuma y'urupfu rwa Yesu, mbere nibwo yari abufite. Mbere yari abufite. Umushitsi yari afite ubushobozi bwo gushikana bari mu gituza cya Aburahamu, nabo bakaza. Ibyo ndibivuga ngo Samweli yararimbutse ngo nicyo gitumye umushitsi yamukuyeyo. Ahubwo Yesu amaze gupfira ku musaraba, cyagiye avuze ijambo rya 6 mu magambo 7 yavugiye ku musaraba ngo byose birarangiye, yakemuye n'ibya paradizo kugira ngo hatagira abaginga bo kwa Rusofero bongera kurogoya abantu bageze muri paradizo kuba bagira icyo babakorera. Ni nayo mpamvu yabimuye aho bari abajyana handi. Iraho Pawulo avuga ngo abajyana mu ijuru rya gatatu. Haleluya. Amina. Noneho Samweli rero umushitsi kazaramuzamuye biremera. Araza baravugana. Kandi Samweli twibuke ko iyi envelope yirika umubiri pasoro yatubwiye yari iri kuborera mu gituro, ariko arazamuka umushitikazi aramubona mu mahembe yiwe akoresha nyina ashika ati mbonye umuntu umeze nk'Imana, niwe uzamutse. Sawuli atarasata ati ni umusaza witeye igishura, amenya ko ariko Samweli yajyaga yambara ati niwe ndagirane, ngo yikubita hasi. Ibindi bavuganye muzakomeza mu byisomere mw'iyi nkuru, nagira ngo abantu bumve yuko ikuzimu hahari. Ariko ndabwira n'abanyarwanda baba ari hano mu gihugu n'abari hanze yacyo, imyumvire y'ikiremwa muntu nubwo ataba yarageze mu rusengero na rumwe ngo asome Bibiliya, abantu bimagina batekereza ko umuntu adapfa nk'ibindi bintu byose. Inka barayibaga bakayigabangana bakayirya bareba, nta mihango bakora bageze imuhira bavuye kuyirya. Ihene, intare mu ishyamba n'ibindi byose bipfa, ntacyo baratinya bavuge ngo tugire ubwenge. Ariko umuntu, igituma abantu bazacirwa n'urubanza rw'imitekerereze yabo, umuntu bazi yuko agenda akagira ahandi handagiye, aho niho ikuzimu rero. Nicyo gituma mu bakurambere batazi Imana baragenda bakamuhamba umubiri we, bagacukura imva ndende ya metero zirenga 2, barangiza ubu basigaye bashyiramo n'amabuye bagakora beto, bagapfundikira, bagashyiraho isima ikaze, barangiza nuko abatera isengesho bagatera isengesho, abagira gute bakagira gute, bakanamuvuga n'ibigwi basa n'abamuhakwaho. Urya ibigwi bivugirwa ku gituro, abenshi baba banagira ngo bihakiririzwemo nyirugushyingurwa aho ngaho atabahindamukana akabagirira nabi. Noneho dore rero bageze imuhira bavuye guhamba, bazi icyobo bamushyizemo, bazi isima bashyizeho na metalike bashyizeho z'ibyuma, ariko barangiza abakuru b'umuryango bagakorana ati mugira ubwenge. Uriya muzehe muza amahane ye, uriya mukecuru ababuzukuru ntabwo bamukira, ni mugira ubwenge mushake uburyo mu mugusha make. Bakubaka akantu k'akararo
bagashyira inyuma y'inzu bagashyiraho bati yakundaga inzoga, yakundaga ibinyobwa, yakundaga ibiryo runaka, yakundaga inyama, mujye mushaka utuntu mumuhoshe. Nuko bakagenda bati se ku gasane nyagasani ntugatera abahungu ntugatera abakobwa. Icyo bari kwimagina ni batekereza niki? Nuko bazi yuko umuntu atapfuye nginga. Barabyimagina, barabitekereza, bakabura imbaraga gusa zo gushaka Imana muremyi w'abantu, noneho bagatangira guhakwa ku bazimu. Icyo rero igitumye nkivuga mu iki kiganiro ni ukugira ngo umuntu wese ushidikanya natemezwa n'ibyo Bibiliya itubwira, anemezwe na mentalite n'imitekerereze n'imyumvire y'abantu ubwabo ku kiremwa muntu, kuki batabikoreye ibindi bipfa, ariko byagera ku muntu bati tugira ubwenge. Nuko bazi ko umuntu hirya ya none arakomeje urugendo. Urwo rugendo rero dukomeje ni rwo rutuma Imana yatugiriye ubuntu iradukiza. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, muzini ngo atagikuzimu hariya muyirimbukira, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri paradizo y'Imana. Hirya y'ibyo rero ari kuzima ari abari muri paradizo ntibizarangiriraho, ku iherezo ry'ibihe hazaba imanza. Imana ibazane bose, abakiranutsi bazabazutse ku muzuko wa mbere bafatanyije n'abazasangwa bakiri bazima, bajye gusanganira umwami Yesu babane nawe. Nyuma yaho hamwe pasoro yadusomeye ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo, ni urubanza rwa nyuma rw'abari muri kuzimu bose bagiye bapfa mu binyejana byabayeho mbere y'ivuka rya Yesu, n'abamaze gupfa muri ibinyejana 21 n'ibindi bigikurikiraho. Abo bose bazazanwa rimwe mu manza, buri muntu wese acirwa urubanza rw'ibyo yakoze mu gihe gito yamaze muri uyu mubiri. Wenda muvuze gutyo nahakura ikibazo nakwibaza. Yego, nta nubwo ari njyewe ukibajije kuko mangiye mfite ibibazo byinshi abantu baragiye bambaza. Barati buriya bari abantu bapfuye mbere yuko Yesu Kristo aza agakiza kataragera muri iyi si, nta kintu bazi iherezo ryabo. Ese nibarimbuka bazaba bazize iki? Nibajya mu ijuru se Imana izabajyanayo ishingiye kuki kandi wenda barakoraga ibintu bibi? Icyo kibazo nacyo turi kuri iyi topic, nubwo isa n'ideviye gato cyane ariko bifite naho bihuriye nacyo mugirageze wenda mugire muri make y'ikintu mwakitubwira. Ikindi kintu naza kubibutsa ko badusobanura mbere yuko tusoza ikiganiro ni ukudusobanurira amaso Nyamutunzi yarebesheje akabona Lazaro, ayo maso nayahe. Ikindi kintu baza kudufasha, ese kuzimu ni hehe, paradizo ni hehe? Batwibutse batubwire ngo wenda hari abavuga ngo ni mu kirere, abandi bakavuga ngo ni kuzimu. Ese aho hantu ni bakavuga, bamwe baravuga bati kuzimu ni hasi hano mu butaka, abandi bakavuga ati muri paradizo ni hejuru mu kirere mu ijuru. Ndetse bakifashisha inyigisho zimwe na zimwe bakavuga ati tuzaguruka mu kanya gato, n'amakorasi izo ndirimbo zose baraziririmba bati dusange twagezeyo ibintu nk'ibyo byose, atazahagarara mu bicu kandi tuzamusanganira kazabavuye hejuru. Baze kudufasha rero rwose batubwire paradizo iri hehe, kuzimu ni hehe, ese koko ni munsi y'ubutaka, ese ni mu kirere, ibyo bintu bihuriye he? Okay, barabanza basubize icyo nabajije. Urakoze, mushumba ari buze kunyuzuza, ariko abakubajije iki kibazo wajya ubarebera urwandiko rw'Abaroma. Yego, igice cya 2 umurongo wa 12 haranditse ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko. Bataza amategeko. Abantu bakumve rwose. Iyo sandima tubatera tubagira ngo babene ntacyo bari bazi, umva uko umwuka wera gisobanura mu byanditswe. Bazarimbuka badahowe amategeko. Bahowe iki? Ko bakoze ibyaha. Kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko. Yego. Bazacirwaho iteka ry'amategeko. Yego. Noneho ndagira ngo turahangaha twumvikane. Bibiliya ibintu byose yagiye biteganyiriza turahangaha, ndagira ngo twumvikane neza. Umuntu wese wo kwisi aremanywe icyitwa conscience. Yego. Umutima nama. Yego. Umuntu wese rero
wahagarara imbere y'Imana akavuga ati ibintu byose umutimanama wanjye wambujije ntabwo nabigiyemo, uwo yaba ari umutagatifu ugendanye n'icyo gihe kitari gifite amategeko. Ariko umutimanama ubwawo wihindukira itegeko. Abo rero ntabwo Imana ikiranirwa ngo ice urwa kibera, izabacira niko bizarimbuka badahowe amategeko, ahubwo bazize ko bakoze ibinyuranye n'umutimanama kandi wari wababujije. icyo ntigisobanutse cyane kugira ngo birumvikane. Noneho tube dukomeje progresse gatoya. Inkuru twasomye muri Luka ni inkuru iri ni capital, ni nini cyane kuko hari abantu bashobora kuvuga ngo ni umugani, ariko abanyarwanda bagize ngo umugani ugana kariho, kandi umugani waciwe n'umwami Yesu. Yego, uwo mugani wo nuwo kwitwararika cyane. Niki twabonye hano nuko aba bantu nkuko twabivugaga mu kanya ni conscient, kandi icya kabiri twabonye ko bashobora hirya iriya bashobora kubabara no kwishima. Umwe yarababaye abayeho mu mubabaro, undi we yishimye. Yego, tukiri aha ngaha Joel, nagira ngo twibukiranye ko hari abantu bashobora kugwa mu mutego bakavuga bati nanjye ubwo ndi umukene nanjye nzajya mu gituza cya Aburahamu. Ntabwo Lazaro yajyanywe mu gituza cya Aburahamu kubera ko yari akennye. urakoze cyane. Icyo nicyo yajyanyweyo nuko yari yakoze birya twavuze, amahirwe yo kunyura hano mita ya mbere yari yayabyaje umusaruro, yizera umwami Yesu Kristo. Tunumvikane neza nanone. Cya kabiri, ntabwo Nyamutunzi yagiye hariya hantu kubera ko yari umukire. Oya, ahubwo ingorane yagize nuko ntiyabyaje umusaruro amahirwe yagize yo kunyura hano ngo abitse Uwiteka Imana umuremyi we, amubitse ubugingo bwe. Ni iryo futi, ni iryo kosa, nuko kutizera kwatumye ajya aho yagiye. Yego, iki nacyo hari igihe umuntu avuga ati ubwo ndumukene Imana izangirira impuhwe injyana. Hari n'abantu batekereza babona umuntu wese ukize bakavuga ati nta mukiri uzajya mu ijuru. Icyo nacyo ntabwo ari cyo. Noneho twabonye ko aha hantu twise ikuzimu, Bibiliya yise ikuzimu, na ahantu sont des lieux localisables. Yego, mu isi y'umwuka ni localisable. Yego, ndetse hari n'intera. Yego, kuko Aburahamu yahakaniye Nyamutunzi aramubwira ati hari intera, hari umworera munini cyane hagati yaho muri naho turi. Yego, ubwo nahantu ariko ho mu isi y'umwuka. Ikindi ngira ngo nongereho nuko hari irindi hame. Aburahamu yahakaniye Nyamutunzi yamubwiye ngo nta muntu ushobora kuva hano turi ngo aze aho muri, nta n'umuntu ushobora kuva aho muri ngo aze hano turi. Yego, mushumba, ongera umbwirira abatwumva baduteze amatwi ko nyuma y'urupfu ibintu biba bifunze neza. Yego, murakoze cyane kuko iki kiganiro ubundi kije mu gihe cyacyo, gukura isi mu gihirahiro. Ndavuga isi ya gikirisiya, abantu b'Imana bakicarana ibyo bazi bakamenya ingaruka y'ubukirisitu. Ubundi gutunga ubukirisitu udakomaho agatima ngo wumve ingaruka yabyo
hirya ya none na bimwe nari maze kuvuga by'abaterekera abazimu no kujya guhakirizwa ku bantu bapfuye ngo batabamara iyo wizeye Yesu ibyo byose biba birangiye nta mukristo wo gutinya abazimu ba nyirakuru basekuru bapfuye n'abandi izo bita za karande n'ibiki byose ahubwo muri Kristo Yesu byose biba bibaye bishya tubaye ibyaremwe bishya noneho rero kuri ibyo bibazo by'uko hirya ya none hari y'ubuzima ari naho hava biriya bibazo cyane ntimugire ngo twibagiwe intego twatangiriyeho yo kuvuga ngo ikuzimu hakorerwa ibiki ibyo nabyo ni ibindi bintu ariko twashatse kubanza kwereka abantu b'Imana ubuzima uburyo bukomeza kubaho hirya y'ubu ngubu bwa none Pawulo yabwiye Abakorindo kugira ngo ngere no ku ntego y'iki kibazo twatangiriyeho mu rwandiko rwa mbere yabandikiye igice cya 15 umurongo wa 50 haravuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa badashobora kuragwa ubwami bw'Imana kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora amen abafite inyama n'amaraso gusa bafite envelope y'umubiri gusa nta kandi kantu bibitsemo ko mu by'umwuka muri bo hatarimo ubugingo bonerwa muri Kristo Yesu ntibashobora kuragwa iby'ubwami bw'Imana hano ndagira ngo mbwire abatwumva bose ubuntu Imana yatugiriye rwe kubukerenza kandi ubu twavukiye ibintu bibiri ubundi hari igihe abantu bazaba bati iyo mama atambyara simba ngize uyu mubabaro ngiye kuzaba mu iteka ryose ubu navukiye iki mu gihe abandi bazari kuvuga bati Imana ishimwe yatumye mvukira ya mahoro n'uyu munezero ngiye kubamo muri paradizo y'Imana muntu wese waremwe ukagira umwaka ukaburiho ukagira umwaka wo kuburiho ntaho kibihungiye keretse ubuhungiro bumwe busigaye bwabonwa kandi butangirwa ubuntu ntaho ugihungiye kuriho wakwijijisha imbere yawe hari ibintu bibiri hari ukubabara iteka ikuzimu ari naho abazakurwamo baciriye imanza bazajugunwa ahirwa mu muriro w'iteka ryose icya kabiri ni ukuzabana n'Imana ubuziraherezo mu bwami bwayo ibyo bintu ko ari bibiri biri imbere y'umuntu wese wumva ariho ufite amatwi yo kumva ibyo tuvuga nushaka ndi wijijishe waba ukomeye waba woroheje ndi wakomera ngo urute Nyamutunzi wari umeze nka mpereri mu bamenya abami ntabwo wakomera ngo urute abandi bose tuzi barangije urugendo rwabo waba n'uworoheje aya mahirwe yabyaza umusaruro kuko nge nakurikiranye bya Nyamutunzi mushumba adusomera hariya nsanga hari ibintu bigeze kuri 4 dukwiriye kwitondera muri Nyamutunzi twasanze ikuzimu nta demokarasi bayo nta bwigenge uwagezeyo ntabwo abakiyobora akifiteho uburenganzira nta bwisanzu icya kabiri ikuzimu nta urata y'icyubahiro yahoranye akiri muri uyu mubiri abe yarayoboraga ubwami nyabami arampereri abe yarayoboraga ibihugu bikomeye ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyoroheje abe yarafite amanyenyeri ari umujenerali abe yari koroneri abe yari umunyemari muri aba bavuga ku rwego rw'isi abe yari n'umutindi wo mu hasi uri hasi y'icyambere cy'ubudehe kuko burya no mu cyambere cy'ubudehe ushobora gusanga y'abandi bantu baburiye ukiciri wenda batari mu Rwanda bashobora kuba mu bindi bihugu noneho rero ugasanga ko Nyamutunzi tubonye uko nta bwisanzure umuntu agerageze kuzimu yitwaje icyubahiro yahoranye hano ku isi noneho ikindi bameze nk'abari mu nzu y'imbohe nkurikije uko Nyamutunzi ari gutakamba asaba umutonyi w'amazi ku rurimi uko ari gutakambira abarumuna be basigaye bo mu nzu ya se ngo bajye kuburirwa bameze nk'abari mu nzu y'imbohe urwo rugero umuntu ararwumva mu nzu y'imbohe uwafunzwe yari generali yari koroneri yari majoro yari umucuruzi ukomeye yari muri guverinoma yari mu nteko ishinga amategeko yari mu baturage abo bose bafunganwa n'abari abagaragu bawe n'abaja babo kandi bose ugasanga bambaye uniforme
ntawuvuga ngo ugembe ngo mfite amakositimu ngize gute, bose ni umwenda umwe kandi gaburo ryabo ni rimwe. Uko nyakubahwa wari generali n'uriya muboyi wo mu gikoni bose isaha yo kujya igeze yo kujya guhabwa igikoma cyangwa ibigori nubati mwese mutege udukombe, ntawuvuga ngo abakomeye ngo mubanze, bose batega igikombe bakabasukiramo urwo kurya ntawe ubukigenga rero. Ikuzimu rero naho nicyo cyatumye na Petero abivuga hagereranya no mu nzu y'imbohe kuko ntawigenga ubayo. Ariko ikindi ngira ngo ndangirizeho wenda umushumba nawe araza gukora umwanzuro. Icyo ngira ngo ndangirizeho ikinavugaga kikuzimu nuko abariyo babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka y'uburangare bagize bakiri mu mubiri bagapfusha igihuza. Ndagasubiramo ako kantu, babona igihe gihagije cyo kwibaza ku ngaruka batewe n'uburangare bagize bakiri mu mubiri bagapfusha igihuza. Icyo mvugiye ibyo nuko Nyamutunzi ari gutakamba asenga amatakirangoye, amasengesho atakigize icyamumarira, uburyo ari guhakwa kuri Aburahamu, nyamuneka sogokuru mbabarira. Iyo akiza kubimenya mu gihe yari akiri mu mubiri aba yararokoye ubugingo bwe, abimenya umubiri yagombaga gupfukamisha ngo yihane uri kuribwa n'imiswa mu gituro. Bivuga ngo hirya y'ubu buzima nta mbabazi zibayo. N'abashuka abandi ngo nibapfa badakijwe neza ngo bazabakurikiza ngo ibitambo by'amasengesho menshi ngo babahakirwe kuri Nyagasani ngo babagenzereze gutya, nuko abo ngabo nabo ni ugukora igikorwa gipfuye ubusa, kuko icyo umuntu atikoreye ubwo akiri muzima nta miryango izaterana ngo imutangire ubutunzi bwinshi umuntu avemwo abe yajya mu ijuru yamaze kugera mu muriro w'iteka ryose. Niyo mpamvu rero wowe ukiri muzima ugifite amatwi yumva ugishobora gutekereza neza bigakunda, akanaga Imana iguhaye kugira ngo utazataka nka Nyamutunzi. Nshimye Imana nge ku giti cyanjye ko atari nge wabaye Nyamutunzi ngo abari nge bari gufatiraho urugero, ahubwo akaba yaratubereye yango nikubiswe mu cyeba. Tuyirenze urugo buri muntu wese acunguza uburyo umwete akiza amagara y'inzara zikigendwa. Amen. Mushumba arakoze. Icyo nongeraho twegera umusozo niki twavugaga aho umuntu yageze nyuma yo gupfa nta mahirwe ahari yo kuhaba. Nukuvuga ko nta n'ibyago byo kuhava yageze aheza. Umuntu wava ikuzimu kwa shitani yego ngo azamuke ajye muri paradizo bamuhakaniye bamubwiye ngo ntibishoboka. Hari umworera muremure, nta muntu wava iyo ngiyo ngo agere iyo ngiyo. Yego binagaragare ko nta muntu waba akivuye muri paradizo nanone ngo ajye kwa Nyamutunzi aho Nyamutunzi ari. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Noneho uko umushumba yarabitubwiye hano habaye amasengesho menshi cyane ya Nyamutunzi. Ari gusenga byasenze ati mwumve kutuzi ndababa ntacyo byatanze. Yasenze ngo bohereze abantu bazuke bajye kubwiriza, nabyo ntacyo byatanze. Umuntu uri kwisengera ariyo ntibigire icyo bitanga. Yego amasengesho y'abari inose wagize ngo niyo yagira icyo ahindura kuri ibyo bintu. Yego ibi nabyo ndagira ngo abatwumva bumve ko gusenga n'ubu. Usenga senge ubu, usaba asabe ubu, ugira icyo abwira Imana kibwire ubu ngubu, nugira icyo ategura agitegure ubu ngubu. Umwanya dore igihe kiza ni iki. Yego nanone ngo niki cyateye Nyamutunzi kureba aho Lazaro aringwa ayo maso yayakuye. Ayo maso yarebaga ate? Ese ko arimo umworera munini yageze yate? Byose bifitanye isano. Twagiye rero ntabwo abantu ubundi umuntu twatangiye tubivuga umuntu ni umwuka ariko utuye mu mubiri. Kandi ubu waruzi ko amaso yanjye ruzi Kigali
yego ariko sayo kandi uriyo yo akanya gato cyane ubu nduzi Nyamirambo nduzi Kanombe nayahe maso ariko habona kwa ngaya ari hano igihungu nanjye ndanyarutse mbise ndeba mu Israel ahantu narindi muri 2011 ubu ngezeyo rwose ure ngaho hari yigarira yaho twahurira indege ubusa ntiwiruze muri gari ya moshi cyagiye umwuka rero umuntu w'imbere afite amaso ndetse uyu muntu ni rapide umubiri ubundi udufunze uyu muntu arirukanga birenze ibitego ibi bintu bya bifitanye isano n'uburyo Nyamutunzi yasuyemo Lazaro ko harimo umwiyororera muremure cyane n'ubikanye nayo ko abantu bajya bibaza ngo se ngo Imana itubona ite iri mu ijuru noneho ibi bintu rero tubigarutseho abanyamwuka rero hari igihe Imana ibaha lift yego ikabatiza ku maso yagutse cyane ku buryo arengana hano akajya no mu isi y'umwuka akaba yareba ibiriyo kandi mutumba yadusomera iyo jambo yavuze hari umugabo yivuze aravuga ngo ati nzu umuntu yese wahawe lift avino ararengana ajya mu ijuru rya gatatu ngo ahumvira ibintu amatwi y'umuntu atarigerayo yumva ntabwo yabivuze ngo tumenye ari biki nibyo yahabonye ngo yabonye nabwo ibintu amaso y'abantu atarigera abona nabwo ntiyatubwiye ari biki ariko hari ibintu ndetse ushobora kureba ushobora no kumva yego nagiraga rero ngo mu gusoza dusome mushumba n'ubundi nadusomere yego Marko igice cy'umunani umurongo wa 36 n'umurongo wa 37 aho ngaho muri Marko igice cya 8 umurongo wa 36 na 37 yego Marko rero ibice 8 36 37 kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe ni ijambo nashaka ko dusoreza yego mu ibintu byose hano twavuga ngo mu gusoza byaba bimaze iki umuntu gutunga ibintu byo mu isi ariko ubugingo bwe bukazahara hano rero ntibireba umukire ntibireba umukene birareba abantu bose ibyo waba utunze ibyo ari byo byose igifite agaciro mw'iri jambo dusomye muri Marko 8:36-37 ni ugutegura aho ubugingo bwawe buzasoreza yego hanyuma abibaza ukuzimu kubahe hari ibintu bita conception ibyo abantu bibwira ariko bitari ukuri kuva kera kose abantu batekerezaga isi bayitekereza en etage bagatekereza ko isi turiho hasi yayo ariho ikuzimu hejuru yayo ariho mu ijuru ariko ukuri kw'ibyo bintu nuko ukuzimu ntabwo ari mu nda y'isi ahubwo ni un monde spirituel ni ahandi hantu ho mu isi y'umwuka yego ikindi ibintu mwavugaga ngo hari abantu babona inganda babona iki bagira gute ubundi ibintu biri mu isi y'umwuka yaba inziza yaba nimbi kuko hari isi y'umwuka yabera muzi ko twerekwa natwe twebwe twerekwa mu isi y'umwuka nziza abo abasataniste abantu bo kwa satani nabo berekwa mu isi y'umwuka mbi ariko kubona amagambo asobanura ibyo weretswe biragoye kuko ibintu byo mu isi y'umwuka uba ushaka we kubishyira mu mubiri ndagira ngo ndangize izi mpaka nkoresha amagambo abiri buriya abazungu iyo bavuga ko bukeye bavuga ko izuba ribyutse
le soleil se lève. Yego. Iyo bavuga ko bwije bavuga ko izuba rigiye kuryama. Yego. Ibyo nibyo bita metaphore. Ni uburyo bwo kuvuga izuba riryama ugiye uburiri bwaryo buri hehe bushashe bute yego bungana bute yego naho rero ibyo si ibyo twakwibaza cyane kuko no mu mvugo dukoresha zisanzwe naho harimo ibintu umuntu akubajije burya bigoye kubisobanura yego ariko iyi ni intangiriro y'iki kiganiro yego ntabwo twagisoza muri aka kanya ikindi gihe nikigera tuzakomeza ubushakashatsi kandi tuzababwira n'ibindi kuko birahari yego okay ya reka tubashimire cyane kuba mwaduhaye umwanya maze mukabasha kutuganiriza ngira ngo umuntu wakurikiye iki kiganiro agize asobanukiwe byinshi kuri kuzimu paradizo bagerageje rwose kandi byagenze neza reka rero tubashimire ariko turabasaba ko dusoza ikiganiro mu dusengera kugira ngo kizagira umumaro ku bantu benshi Timu wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro namwe mwakoze kubana namwe natwe kuyoboka Mana TV ariko twibutsa rwose abantu mwese gukora subscribe ndetse no gusharinga iyi nkuru y'ubutumwa bwiza hirya no hino kugira ngo abadasobanukiwe kubijyanye n'ikuzimu na paradizo babashe kubimenya cyane ko ntagara abapastori benshi ntagara abashumba benshi bashobanukiwe inyigisho nyamwista jo murakoze reka dusenge Imana Uwiteka Mana yaturemye turagushimira urukundo wadukunze ukaduha kumenya amabanga akomeye gutya yaseni ibera hirya y'ubu buzima bwa none duhe kubutegura neza abatwumvise bose abatwumva n'abatureba bashobore mwami gukiza ubugingo bwabo bigishoboka muri aka gahe bakiri muri uyu mubiri turagushimira ko witeguye kwakira abaguhungiyeho bagusabye imbabazi batararindira gusenga amatakira ngo kanyamutunzi ahubwo bagatunganya ibyabo bakiri muri uyu mubiri tubisabye kwizeye ko imbabazi wagiriye abari mu isi ubwo wemeraga gutanga umwana w'ikinege ngo apfire ku musaraba kwari ukugira ngo ukize umuntu w'imbere ahazaza mu muriro w'iteka ye kuzajyayo ahubwo azaraganwe n'abera ubugingo buhoraho ngaho tunganya byose nguko ubona bikwiye mu izina ry'umwana wawe Yesu umucunguzi wacu amen.